yewe harya mu cyongereza ngo it's long journey rwari urugendo it's long journey rega amashuri buriya natwo ni utundi tuntu bimeze fresh paso wowe bimeze bite fresh yari bimeze neza naribi ko yarangije se nka no mushidikanya ku bintu bya long journey nari washaka no kuyarangiza urasa neza nsanze bya bintu nsanze ubyikoresha ibiki nikoresha no ikoresha by'amabote ntari bote unguro no kuri bunguni buri umuhanzi naririmbye zise urasa neza iyo ni yasaye kwa Rujama oya isama ariko yongera ngo uruganda warangije kurwinjiramo Patrick wiyanditse ukandagiye mu muti ubu rero tugiye gukomeza tureba wagwana uburyo ibikorwa bikurikirana uburyo imishwi bimeze nk'uko zakuze turafata ibisobanuro byinshi yes Ama-G The Black Official ndabashuhuje mubashimira cyane bashimira ariko se ko numva mfite igishyari akaza ko oya ndakeneye mfungurira inyuma ibi bintu kanze nkwereka ukuntu ubundi nsa neza mu buzima ubu nawe urimo gusa neza oya ndikumva nsa nabi ugiye kunyereka ubundi ukuntu mba nsa The Black Official OG njye mfite njye mba mfite amacano menshi ni ukuvuga ngo hari ikintu cyitwa akazi ariko tuzi turatandukanye buriya hari ukuntu nshobora kuvuga ngo uyu ni umwambaro nkunda cyane kurusha uyu mu buryo bwo kwinjiza umufungo mu buryo bw'ubusongi gutya ni isongi ariko ngiye kwisongura nta binyarwanda ndazisa uyu ni umwenda w'akazi wabibonye ariko se wowe wategereje ntukavumbe izo wengewe so rero icyo ndi kukubwira ni uko gusa gutya nta hantu bihuriye no gusa gutya kuko aho kugira ngo nse gutya gusa nasa gutya kuko gutya niko kwazanye uko ejo haba ariko ubu rero tugiye kugenda twinjire mu Rwanda nanone ku yindi nshuro ubundi uragenda umenya byinshi kugira ngo wabibonye ko ari wowe muntu waje ukiyandika bwa mbere nuko ndayikura ibi bintu by'impeta by'amasaha twinjiye mu kazi bro birangiye kuri wowe ahubwo utanyirukanisha ibi bintu ubu ndatatse bro
ubu ngubu tayari no kwanga akazi kaba gatangiye. ubu njye mba ninjiye mu kazi. Winjiye mu nkoko? Ndagasenda baboyisha. Kandi wari wikirije. Ubu ninjiye mu kazi k'inkoko. Oya nabyo. Ninjiye mu biraro by'inkoko. Oya nabyo. Oya byo ni Kaka Patri. Wari uzi ko ari puranka se? Yes. Ndaragiye. Seko cy'abashumba mu banki. Nimba ndagiye. Wowe wari umeze ute se sha Patri? Ndashima n'abantu bake. Nabo sinzi ukuntu wababonye. Bagiye bangira neza bashyiraho. Bashyira kuri momo. Uheruka kumva avuga nimero ye yanjye 0788 abantu barayizi barayitabi umuntu utayizi ubwo ntabaho n'ibitari iyo nimero. ubu rero nibi bavuga ngo winjiye mu kazi ubu diro done yakubonye zatari utetse gisorwete hazo ubu nziza itagabura bro uretse ngo bavuge nimero hano ivuge 0788 yego 92 yego 72 yego 75 yego ukora delivery aho uherereye hose mu gihugu n'umuntu uri Rusizi utari nko kumujya aho uherereye hose mu gihugu Rusizi hagaze ngaho abantu bafite amahoteli nyama street fresh ziba zihabaye tuzibagezaho nta kwigora. urambona white manki ubu ngubu uri gutya na kwa kundi uko nasaga cyane neza ni ukungu uko wayagenda niko bitekereza twagenda Amaji de black yes ubu twerekeje mu nkoko ya uramatotoru amagi yes mu magi twagenda tukareba hari abantu baba bafite ingamba zo kuza ababorozi b'ejo hazaza ni ukubereka tukababwira tuti ejo cyangwa ejo bundi nawe waza hano Stock Bank nawe ukaba wafata birahari byose birahari muri rusange ngaho munkurikire hano hazamo n'akantu ko kugutegeka bro hano njyewe ari kujya mu nkoko sindi impyiko yo n'amaji de black ubwo rero muri mukatinze ngira ngo Muhammad muramubona nk'uko twazigezemo Kiroso wabibonye ni za zindi twari turi gutegurira ikiraro urabyibuka ko zari ziri hariya ubu rero iminsi 20 uyu munsi izi ni umukozi wa 20 batiri zibiri bifite iba yenda kugira ikiro iminsi 20 kandi ari umushwi ubu se mu kwezi bingana nawe byibaze kandi mu kwezi iminsi 10 ngo bayirye ariko nuko nazo zishaka zirya byinshi zirarya none se urimo zigomba kurya nko ku munsi se zishaka kurya amafaranga niki zigenda zikura uko zigenda bihindagurika ariko wenda muri noze mu gihe cyo kuyorora apfa kuyibaze yatwara amafaranga ibihumbi 4,700 imwe igihe cyose iminsi 45 miliyoni z'abanyarwanda yaba ari make mu minsi 45 yaba ari make birimo n'igiciro yaba ari make niyo mpamvu mbabwira ngo abantu bose bafite gahunda yo korora hano imishwi irahari rwose mugomba kuza namwe mugatangira korora ngira ngo murabyumva ko iminsi bababwiye ruguru aho ngaho ushobora kuba watangiriza
Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu ufite ibihumbi 9 bye inkoko ze ebyiri yazikuza. ariko nta mpamvu yo gutangiza utuntu dutoya. Wowe ushobora kuyabona ukabona ari Amunzani rero amunzani turebe. zana umunzani turebe ibiro byayo. amadorari ajya yinjiramo ariko Oya, ubundi twinjiramo cyambere si uko bakandagiye ku muti se. Ubu nta video yanjye uzi ndimo. ariko ntabwo nzi iyo mfite ntabwo nzi iyo nafashe urimo noneho umenye iyo ntarimo. Reka tubanze kubera ko zikiri ntoya ushobora kwinjiramo ukaba wazanduza wazikandagira, kandi twamenye isomo rya mbere ni uko mu bintu by'ubworozi bw'inkoko icya mbere ari isuku. Reka ko kagiye kwiyuriraho turebe. Ako niyo nta kibazo. Ikiro mu minsi ingahe 20. Reba hariya Patrick. Patrick, uzi ko ibintu uza kubireka ukinjira mu bindi bintu. izi nkoko ni zingahe so Iki ni ikiraro kimwe Patrick. niyo 13 muri 3 aya data Ibi bintu ibintu ntabwo ari imikino Urara kuzibona gute? inote ya 13 Ni 13. Ushobora gukuramo nka 16. ariko ngira ngo mwarangije kubibona. Everyday turaza tukabereka amasomo y'ukuntu ushobora korora, tukabahereza amahugurwa tubinyujije mu musaza hano Farm manager Albert Hirengana. Albert niwe nyine ushobora kugusobanurira, akubwira iby'amavitamine, akubwira ibya buri kintu cyose kuri izi nkoko. Ahubwo ikibazo mfite, uzibara gute? Ari akantu ko kwibaza ngo ubu arabyuka akavuga ngo 1, 2, 3 paka ku 3,000. Tuzibara zikiza. Iyo zikiza ziba ziri mu makarito, ikarito igiye irimo inkoko nazipose iyo zipfuye turandika ugakuramo izipfuye. Niko kumenya umubare. Okay. Zirapfa. Zipfa zipfishijwe n'ikirere. Ari byiza ifite imbaraga nkeya kandi ifite amaraso atari meza, ikaba umugabo ukana niho ari konteze urimo ikaba yafura nabi. Nuko gukura nabi ikagira ibibazo bya bizoda mu gukura, ikaba itagira apeti yo kurya, nk'uko usanga hari abana badakunda ibiryo ugashaka imiti yo kubaha. Nazo rero nuko ari igihe ize nta apeti ifite, wakora buri kimwe cyose bitanga, iyo kamaze iminsi 2 katararya aribwo kakihagera karapfa. None nje ikintu nshaka ko ugiraho abantu inama bashaka gutangira korora kugira ngo bahereze imbaraga, niki wababwira, inama wabaha? Njyewe wampaye inama ndi kuzikurikiza nkabona binagenda neza. Abandi bantu bashaka, na wa muntu w'inyamata nawe biri kugenda neza. Inama wagira abandi bantu bifuza? Urabona hari ukuntu bambwiye ngo umuntu agabura mu gitondo ngo saa sita na nimugoroba. Ku nkoko z'inyama iyo bukiri butoya gutya bukivuka, ibiryo bihoramo, igahora ifite ibiryo kuko aba ari ukuyinginga kugira ngo irye. Iyo iriye nibwo igira ibiro nabwo ikura vuba. Niyo mpamvu ubona hari igihe bacamo zaryamye bakazibyutsa zikajya kurya. Ikindi rero ku bijyanye no kuryaho, ziba zifite garama zigenewe buri munsi, ku buryo ku munsi ziba zishobora kurya inoti yanjye. Tuvuge nk'izi ngizi 3,000. Ku munsi zirya amafaranga ujyanye. Aho zigeze aha ngaha zirya inkoko 3,000 ziba zirya ibiro 250. Bara mu mafaranga? Mu mafaranga ubwo ni imifuka 5, umufuka uri kugura 37. Nanjye ndabizi. 37 dukubye n'imifuka
itanu. Yego. Ni ibihumbi 185 Ku munsi. ku munsi. Kuba n'iminsi 30 tureba. miliyoni imwe n'ibihumbi magana biba inani. byamaze kwiyongera, ntabwo ari bwo bikirya. Buri munsi ibiryo bigenda byiyongera. Ngo uyu munsi bakurya 180 ejo zikarya 230 wenda. Uko zigenda gereranya mu kwezi umenye ko 3 zarya nk'amafaranga n'iki mu kwezi. Mu gukura kwazo zirya ibihumbi 3500 cyangwa 3300. Oya njyewe ndi ku mafaranga. Amafaranga mu kwezi nyine izi nkoko 3000 nibura zirya amafaranga n'iki. Izi nkoko 3000 zirya miliyoni 12 ku kwezi. Ibi bintu zikuri ukabana miliyoni 12 ku kwezi. Mu minsi 45 narababwiye ntabivuga bisubiraho ku isoko washoyemo nka miliyoni 12 amakeya wabonamo ni miliyoni 15 eshatu z'inyungu mu kwezi. Business nyinshi wabona miliyoni 3 z'inyungu mu kwezi ntibibaho. Biragoye uko ugenda ugira inkoko nyinshi rero ni nako ugira amafaranga menshi winjiza. So rero ikintu hano tuba dufitemo inkoko ibihumbi 12 ariko nanga iyo nyungu wayikuba 4 ugahita ubona mu gihe ufite ibiraro byose byuzuye amafaranga wahita ubona muri miliyoni 12 bakubona muri Range Rover uriya muntu akora iki ngo yaribye. So rero icyo nababwira ziba zirarira mu maturagiro kuwa kabiri zirajyamo hano, ariko ikintu nakubwira Patrick, ibi bintu ni ibintu bigaragara, ntabwo ari ibintu by'inkuru, nta nkuru mbarirano iri hano. Mba ndeba inkoko kureba reka ndebe ibi bintu ntabwo bipfa kuza gutyo gusa, ugomba kubishyira mu mutwe ukabifata ukabiha budget paka ubigezeho. Iyo bavuze miliyoni 12 ntakika muri wowe nyine, ntakika ngo wumvamo none wikuba ibintu bitakureba wowe kuba ibyawe bro. Yes, ni amafaranga kuba umwaka njyewe mba ndi kureba hano nkavuga ni harya umushwi uba ugura nkangahe? Kuba ibihumbi 3 kuba ibihumbi 3 ni muri miliyoni 3,600 ku mishwi. Inkoko nsanze kuyitunga nicyo kigoye kuruta kuyigura. na 200 n'inkoko igihumbi zifite nabwo inyungu ibiri wagize 100 abura miliyoni yawe y'inyungu. Inkoko ijana ni ibintu umuntu agiye korora mu nzu. Ese amajwi byaje wambye bigenda n'amajwi. Iyi nkoko ishobora nuyibona nk'agashwi, iyi ngiyi ishobora kuba yenda kuzuza ikiro bro mu minsi 20 imaze 20. None se ndakubaza, izi nkoko abantu benshi barazitubaza cyane, vuga nimero 0788 92 72 75 ugahita umenya ubusobanuro bwose ku bigendanye n'ubworozi bw'inkoko kuva umushwi waturagwa ku munsi wa mbere gukomeza. Yego ariko amajwi yego umweza n'iki ziri nkoko z'imyero zitandukanye na zimwe ujya wororaho, yaterwa n'imyumvire y'abantu, kuko hari nk'umuntu wambwiye ngo arashaka inkoko y'umweru ariko atari yo kurya
atari iyo korora, ari iyo mu kwa saro. Iyo kwa saro. ariko paza hano ariko izi ni iz'inyama. Hari iz'inyama. Hari izo zitera. Oya, izi nizo zikuri iminsi 45. mu gihe izindi ziba zizatera zitegereje ku mezi 5. Amezi 5 rero hano bumaze gusaruramo 3. N'inkokokazi ziba zivanzemo ariko ntabwo zakorewe amagi, zakorewe inyama. Rero nababwira ngo everyday nujya uryama jya utekereza ko ubworozi bufite amafaranga. Ubworozi bw'inkoko bufite amafaranga, ariko bisaba kubijyamo nawe ukaba nk'inkoko. Njyewe meze nk'inkoko, none se mwagiye kunyita ngo Mr Chicken kubera iki? Ni ukuvuga ngo izi nkoko zigomba kubana nawe umunsi ku munsi, irwaye uyimenya, ishonje uyimenya, ifite inyota uyimenya. Ariko hano yego, rero nababwira ngo welcome hano, uze unakore n'urugendo shuri ariko buri ariko ako kantu ka ubu n'urugendo shuri yakoze, wabona aretse ibi bintu byose akaba agiye korora. Yabikora imyumvire yatangiye guhindurwa mu ngo kararo bimukana karahari. Nagara ibiryo gusa ni ariko none umunzani wagiye wonyine hari henshi. Naya mpamvu zarabinyabeje. Nukuje zitaramara nk'iminsi 40 ngo uhite uceceka ikibazo cyawe. Ubona inkoko ifite ibiro 4 ari imwe hari. Ugarutse nyuma y'icyumweru uzasanga zuzuye hano mu kiraro hose. Wabonye abahungu Muslim? Komeza uzitemo, komeza uzihe ibyo kurya. Abantu bo ku majide bakofero bakunda ibiganiro kubi, ntabwo ibiganiro byo kwicira ngo basetse babikunda. Mbasetse iki? Ubu hano ni igice gisheke. Nabo ntibabikunda, ahubwo bashaka bino biri bubafashe kugira ngo bumve ko bagomba gukora. So rero zera ko bajyaga bakwita umunyarwenya wabivuyemo. Bajyaga bakwita umunyarwenya cye. Ubu ni urwenya. Wagiye mu nkoko. Ubu ndi muri Genis. Kandi watumiwemo. Oya ndi kuvuga ariko najyanyemo inkoko. Dore aho nazikuye rero. Ariko ikintu mugomba kumenya nuko iyo tugeze mu bintu bifite akamaro, blague zishyize ku ruhande tukareba ibidufitiye akamaro. Yes. Uno ngo nta bintu bya blague burimo hano. Aha ngaha nta blague zese. Ubu iyi ni timba. So rero abandi bantu bose bafite imyanzuro ifatika nabo batugana. Abantu bafite amafaranga bose rega bazi icyo gukora, ahubwo nuko batazi ikintu bayakoresha. Abantu rero batazi icyo kuyakoresha ni batugane. Wa muntu w'inyamata ni wane, umuntu w'inyamata mbaririyo nimero 078 8 9 2 7 5 ugahita uzana ukashyira nawe ukinjira mu mubare w'abahembwa ku mafaranga. Ibyo ngibyo ni kuri iyo nimero. Ayo waba ufite wahamagara kuri inoti yanjye ya 2 hano. Genda ujye kurya amandazi. Umucucu se yawukoresha iki? Oye, ndi kukubwira ngo ibi bintu ntabwo ari blague. Harimo ikiro kimwe kibiri. Urumgengo yari yose. Duhera ku nkoko 100, duhera ku nkoko 100, izo duheraho 5. None nkoko 100 amafaranga. Ndivugane na manager no muranga. Ngo umuntu ashaka hano inkoko 100. Ni inoti yanga. Inkoko igura 1200. Uri 120. Ntabwo mugabanya.
nyuma biterwa n'ukuntu yes ubu ngubu kugura 1,200 ariko hari aho uzabaza ahandi ugasanga barakubwira 1,300 1,350 ariko muri livestock aho ubu ngubu ni 1,200 mu minsi iri imbere gishobora kugera ku 1,100 ku 1,000 ubwo tuvuge ko ufite inote y'ibiri yawe ariko hari akantu utajya ubasobanuriraho cyane ibiryo ahubwo banza ubona ibiryo mbere y'uko uza hano ni uko umuntu abanza ashaka ibiryo no gushaka inkoko n'umuntu kandi ubizobereye ntabwo zabura turazifite buri cyumweru inkoko zirare zirya ibiryo byihariye bitandukanye na za kimari ntabwo ziha kimari se ni ibikimana izi ngizi zirya ibiryo by'urubyiruko zo mu ruganda kandi bivanze neza ntabwo wabiha kimari ngo ni ibiryo nyine bizwi bifatika kandi byo kugenda wandika ariko se urabona izi nkoko waziha kimari si ubundi iyo kimari waba wayikuye iyo zikiri ntoya ni nk'ibi ngibi zirya ari ibiryo byo ni uburoso umukunda aya ntabwo ari uburo oya nutangira korora uzamenya ko atari uburo ibi ni ibiryo by'inkoko z'inyama ubu ni ngo umuntu ashaka gutangira bizinesi y'inkoko wamugira inama y'uko yahitamo iz'inyama kurenza iz'amagi cyane kuko izi ngizi z'inyama mu minsi 45 urasarura ariko iz'amagi zo bifata amezi 5 kugira ngo ubone igi rya mbere mu mezi 5 watangiye gucuruza ubu usaruye 3 hano ucuruje gatatu bitandukanye muko izi ngizi no kuvuga ngo igishoro ushyizemo ukigaruza mu gihe gitoya uhita uyagaruza mu gihe gitoya zihe zirya ariko si ubushize ntabwo twari turi hano ntabwo mwabibonye yari umushwi noneho nta nubwo imishwi yari ihari hari ibiryo hari twashyizemo ibiryo n'akavitamine dutegereje ko ziza ngaho ibiryo birabanza akabona kuzana inkoko ni ukuvuga ngo utari umuntu abanza ushaka ibiryo nk'icyo warumbajije urabona kwa kundi mujya gutera inda nta myenda y'umwana shaka imyenda utera inda na mituweli dasante niko rero n'inkoko biba bimeze rero ariko iyo umwana akubereye mwiza agakura kandi watanze ibintu bisabwa nawe hari inyungu ubona iyo akuze rero nibyo bimeze nk'izi nkoko none se urashaka kuzana inkoko 150 ngo mu rugo ufite aho uzishyira se asa n'ahantu hisanzuye dushaka ahantu hisanzuye ni ukuvuga ngo rero ikindi kandi izi nkoko ziba zifite n'ikindi kintu cyitwa ifumbire nayo iragurwa kandi noneho iyo zirimo hano ziba ziri gukora n'ifumbire ni ukuvuga ngo inkoko ikintu cyose kivaho ni amafaranga yego ifumbire iragurisha ngaho Patrick reka nkubaze bakubwiye ko hano hari inkoko zingahe aha ngaha muri iki kiraro ubwo harimo udusenda bawe tungahe ntabyo uzi reka niba nakubaza niba inzobere mu neza ngo ndisubiza ntabwo ugiye nisubiza turimo turereka abantu bagukurikiye yes buri nkoko niba igira tubiri buri nkoko igira n'impuguke mu nkoko ahubwo ukuntu imibare yawe iri kunshara buri nkoko igira agasenda bavuye yego ntabwo nabibizi none ubwo nimba amenya ko buri nkoko igira hari inkoko itagira agasenda bavuye nabizi neza ko igira tubiri oya nimba ubimenye ubwo n'ubusenda bavuye ubwo wari uzi ko igira tubiri ngaho mbwira ubwo nitungahe kandi ari wowe ubizi ko igira tubiri ni ukuvuga ngo izi nkoko oya harimo tubiri kuri Patrick ku gisubizo cye ngo ni 6,000 ku myumvire ye ariko se habasha kuvamo nk'ifumbire ingana iki mu kwezi hano havamo imifuka 70 mu kiraro mu kiraro imifuka 70 umufuka umwe ubwo angahe ugurisha 6,000 umufuka umwe ubwo abantu bahite bakuba nangahe bwa ariko urankubisha nkanye
nawe kuba ahubwo tubwire abantu mutazi gukuba ku buryo mubwira ngo inkoko na business y'inkoko nayo ari business yose ariko ikintu nababwira nubwo tuba tublaga ibi bintu biri seriye kandi murakaza neza soma hano livestock bank bisobanura iki dore yego nyine nabisomera livestock bank none se ubwo ntabwo wumva icyo bisobanura kandi mu gusobanura muri make ngenekereje yego banki urayizi ndayumva kuba se kuri banki urayizi kuba kuri banki yego none se stoke urayizi ndashaka kubikusa none se umbwiye gusobanura kuri banki stoke urayizi ndimo nakumva cyane rero uramutse ukuye hano inkoko ugasitoka yego ukaba uri kurivingamo hano ntabwo wabura kuri banki ku murongo ubwo nicyo bisobanuye kuri njyewe wowe ndi kukwereka yego stock yego hakurabura kuri banki yego ku murongo uramutse usitotse rero wazagera kuri banki nicyo bivuze ariko ubwo ni gutyo bimeze kuri njye kandi koko njye niko byangendekeye ntabwo izi nkoko kugeza kuri banki ntabwo ari kure y'ukuri icyo bivuze livestock bank livestock ni amatungo noneho banka ni ahantu haba ibintu byose babikora banka ni ububiko sibyo twebwe twibwira banki y'amafaranga ariko n'iyi ni banki y'amafaranga iyi ngiyi irabitse noneho kaza wari ukwibaza ngo ugifumbire ihagaze ngana 220 adakubase hari ikibazo bihakanyira so ikindi kintu kandi iyo ufite inkoko nyinshi utanga n'akazi mu rubyiruko utanga akazi mu bandi baturage utanga akazi ukagabanya ubushomeri mu bantu bashobora kuba barafashe umwanzuro wo gukoresha akaboko karekare utanga akazi kuba abantu nyine bazitaho ababusheri ibintu nk'ibi rero nakubwira ngo nibwo buzima ubu ni ubuzima n'amahoteli abaye adafite izo nkoko nta kazi yaba afite nkako n'amaresitora byose zamuka wamubonye umusaza salamu alaikum ubona abahungu babiri nibo bazigaburira ibintu byose babyitaho si bano bonyine n'ahariya hose bajyanye bararamo ku manywa ni babiri na nijoro abari abandi babiri bari buzima hora bararamo ariko musa washuhuje abantu badukurikiye yewe ntabwo woroshye umusa tutareba musa ufite isoni umwana wo mu biryogo ugira isoni umwana wo mu biryogo ntabwo byakunda ntabwo bamuzi barabizi ugura umuryogo se abahungu baba babizi so urumva nk'ubu ndi mu kazi n'aba bari mu kazi n'aba bose ubona bari mu kazi nawe uri mu kazi rero ibyo byose ni ukuvuga ngo turabikesha abandi bakeneye akazi ahubwo baje mu kazi hano mu kazi abandi bagakeneye baze mu kazi umuntu ushaka akazi yabavugisha gute twe twatanze nimero si mu kazi akazi kahari gutanga itangazo turaziranye kandi dukorana mu kazi muziranye no mu mujyi ariko na Nyamirambo hose ariko twahuriye no mu kazi yego murimo gutsindagira akazi none se wowe uri muki ni mu nkoko live ukora iki muri livestock bank rero ukora iki yasimbuye agasembuye uri mu kazi so nta kazi k'umunyagara kabaho umusaza se so mubona aba ari hehe mu kazi kandi akazi karimo kwinjiza amafaranga menshi cyane kabisa so rero tuzakomeza kujya ngo
oya ku mafaranga yayo ntabwo ari ukuyonona. Garaganyiriza no korora amafaranga. akore ku mafaranga y'ibiryo by'inkoko. Oya. Akore ku nyungu. kandi inyungu bizongera ikagira ibindi. Ubwo dushoje hano kandi ikintu cya mbere nubwo tuba tuburaga tuba tubabwira ikintu cyabateza imbere nk'abantu mufite gahunda zo gukora, habe urubyiruko, abantu bakuru. Hari akantu nabonye bavuga ngo umuntu ngo azajya agira inama ngo urubyiruko gusa, hari n'abantu bakuru, hari ababyeyi bafite abana bashorera imari muri ibi bintu. So ikintu rero twababwira ni uko bishoboka kandi ngira ngo detaye zose bazibahaye. Nita Ama-G The Black. Asante sana mwakoze kudukurikirana ko natwe reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Sawa murakoze.